Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose, mu mpande enye z'isi, ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, tugushimye neza n'urukundo rwawe, dushimye ko wabanye natwe ukaturinda, n'uyu munsi ukaba waturinze, tukaba tugeze aya masaha turi amahoro, icyubahiro ni icyawe. Duciye bugufi mwami kugira ngo tweze tuboneze rwose, dukureho umugayo wose watugaragayeho. Ukimara kutubabarira, tuguhaye karibu n'ikaze, ngwino ubane natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ni imbaraga, ijambo ryawe ni imibereho. Twemerere mwami, ritubere impamba muri uru rugendo kandi riduhindurire ubuzima. Icyo twanze ni ukora k'umwanzi, duhagaritse Satani n'ingabo ze mu izina rya Yesu Kristo. Dutumiye Mwuka Wera kugira ngo aze aganze ategeke. Urakoze kumvishe gusenga, ubu n'iteka ryose, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Byakozwe n'Intumwa ibice 10 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Dutaruke muri iki gice n'ubundi dusoma umurongo wa 34 n'umurongo wa 35. Umutwe w'amagambo uravuga ngo marayika abonekera Koruneliyo. Reka some mu izina rya Yesu. Hariho umuntu w'i Kayisariya witwaga Koruneliyo, umutware utwara umutwe w'abasirikari bo mu ngabo zitwa Italiyana. Yari umuntu w'umunyadini wubahana Imana n'abo mu rugo rwe bose, wagiriraga abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Abona ku mugaragaro mu iyerekwa marayika w'Imana yinjiye iwe nko mu isaha ya 9 y'umunsi, aramuhamagara ati Koruneliyo. Aramutumbira, aramutinya, aramubaza ati ni iki mwami? Aramusubiza ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana, kandi none tuma abantu i Yopa utumire umuntu witwa Simoni wahimbwe Petero. 34. Petero aterura amagambo ati ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwiye kuri uyu muntu witwaga Koruneliyo ngo yari umutware utwara umutwe w'abasirikari, ariko ngo yubahaga Imana ndetse n'abo mu rugo rwe bose bakubaha Imana, bagakora ibyo Imana ishaka, bagakiranuka. Kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo kubaha Imana nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Uyu Koruneliyo rero we yari yaramenye ibanga ko kubaha Imana aribwo bwenge, abitoza n'abamukomokaho bose, abo mu rugo rwe bakubaha Imana bakayisenga, kandi ngo yagiriraga abantu ubuntu bwinshi. Imana itugirire neza. Mwebwe abankurikiye aya masaha, ndabinginga kugira ngo Koruneliyo atubere urugero. Iyi nkuru narayisomye numva iranshimishije, numva uyu muntu w'Imana aranshimishije, numva namufatiraho urugero. Namwe rero ndabifuriza ko mufatiraho urugero kuri Koruneliyo, mwubahe Imana n'abo mu rugo rwanyu n'ababakomokaho, mwubahe Imana, kuko kubaha Imana nibwo bwenge, kandi tureke n'ibyaha, no kuva mu byaha niko kujijuka. Imana itugirire neza. Ngo yagiraga ubuntu bwinshi, yagiriraga abantu ubuntu bwinshi. Ese wowe hari abantu ujya ugirira ubuntu? Ese wowe hari umuntu byibuze ujya useka ku bwawe? Hari umuntu wahinduriye ubuzima? Mureke natwe tumufatireho urugero, tugirire abantu neza, tubagirire ubuntu, kandi tugire abo duhindurira ubuzima, kuko imirimo y'abera izibukwa. Bavandimwe munkurikiye, imirimo y'abera izibukwa. Nimureke tugirire abantu ubuntu, tugire abo duhindurira ubuzima, tugire abo dutuma baseka ku bwacu. Imana izatugirira neza. Ntabwo bisaba kuba ufite byinshi, ntabwo bisaba kuba utunze byinshi, kuba wafasha umuntu, kuba wahindurira umuntu ubuzima. Ni ukuri ntabwo bisaba byinshi, ahubwo uko ufite
ugira uko ubigenza, ugira uhindurira ubuzima, ugira ugirira ubuntu, nawe Imana izakwibuka. Ngo kandi ngo yasengaga ubudasiba. Ni ukuri Yesu yaciriye umugani abigishwa be, arababwira, abacira umugani kuri wa mugore w'umupfakazi watitirije wa mucamanza utubahaga Imana. Yesu aravuga ngo musenge ubudasiba. Ngo yabacira umugani ngo arababwira ngo musenge ubudasiba. Nibyo bidukwiriye, gusenga ubudasiba, tugatitiriza Imana. Ngo uriya mugore w'umupfakazi ngo yahoraga ajya kuri uriya mucamanza ngo akamubwira ngo wandengeye ku mwanzi wanjye. Ngo ariko ngo uwo mucamanza kuko atubahaga Imana akamwirengagiza ntabikore. Umugore nawe ntiyacika intege, buri munsi agahorayo, yamuhakanira ejo agasubirayo, aramutitiriza kugeza aho uwo mucamanza yavuze ngo nubwo ntubaha Imana ariko uyu muntu aranzengereje ahora hano, reka mukemurire ikibazo kubera ko buri munsi ahora ahangaha ndebe ko namukira. Yesu ngo arangije arababwira ngo niba uwo mucamanza utarubahaga Imana yaragiriye neza, yarabikoreye uwo mugore kuko yamutitirije, ngo ngewe nzabura nte kurengera intore zanjye zintakira ku manywa na nijoro. Arangije arenzaho ngo nzazitabara vuba. Imana itugirire neza, nidusenga Imana ubutitsa, nidusenga Imana ubudasiba nk'uko Koruneliyo yabikoraga, Imana izatugirira neza kandi izadusubiza vuba, ibigenze neza. Muri uyu mugoroba mwege munkurikiye, ndabinginga kugira ngo mwubahe Imana nk'uko Koruneliyo yabikoraga, mwubahe Imana n'ababakomokaho bose, kandi mugirire abantu ubuntu bwinshi, kandi musenga ubudasiba, namwe Imana izabagirira neza kandi ikiruta byose izabaha ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza. Ngo marayika w'Imana yaraje ngo aramubona yinjira iwe, ngo arangije ngo aramuhamagara ngo Koruneliyo. Ngo arangije ngo aramutumbira, ngo aratinya agira n'ubwoba ati ni gute marayika nsura? Ariko aramubwira ati ni iki mwami? Ngo arangije aramubwira ngo gusenga kwawe n'ubuntu bwawe bwazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Imana itugirire neza. Ibyo dukora byiza byose bizamukira kuba urwibutso. Ni urwibutso, nibyo ni imirimo izaduherekeza. Ese wowe Imana iri kukubona ite? Ese uri gusenga? Ese uri kubaha Imana? Ese ukuri kwitwara byaba urwibutso imbere y'Imana? Buri wese niyisuzume muvandimwe wowe nkurikiye, buri wese niyisuzume arebe, avuga ati se ngiye ibyo ndi gukora, uko ndi kwitwara byazamukira kuba urwibutso imbere y'Imana? Imana itugirire neza. Ngo arangije aramubwira ngo natumeho Simoni Petero uri Yopa, kuko hari icyo yari kuza gukora muri urwo rugo. Simoni Petero mbere yuko aza muri uru rugo kwa Koruneliyo ni harehare, ariko nafashe mo gatoya kuri iki gice 34 na 35. Mbere yuko ahaza, kubera ko Simoni Petero yari umuyuda, ntago bafataga bari abantu b'i Kayisariya nkaho ari intuza, nkaho mbega ari ikizira kuba bavugana nabo cyangwa kuba bajyayo ko bahumanye. Ariko mbere yuko Koruneliyo atuma abagaragu be kujya kureba Petero, Simoni Petero ubwo yari ari gusenga, Imana yaramuvugishije, yaganiriye n'Imana. Imana iramwereka iravuga ngo ntago cy'Imana yahumanuye kijya kigira icyo gitwara umuntu. Imana ibanza kumutegura kugira ngo atagira ngo, hari igihe rero umuntu ashobora kwitiranya undi akavuga ngo uyu nguyu, ariko umuntu ntago uzi aho ahurira n'Imana. Niyo mpamvu tutagomba gucira abantu urubanza. Petero we kubwe ntiyari kujyayo, ariko Imana yaramusanze iramuganiriza, iravuga ngo iki Imana yahumanuye ngo ntacyo gishobora gutwara. Imana itugirire neza. Nimureke rero ntituzajye ducira abantu urubanza, kuko
buri wese afite uko abanye n'Imana. Imana niyo mucamanza wenyine, nta wundi wemerewe gucira mugenzi w'urubanza. Petero yari amaze kugera muri uru rugo kwa Koruneliyo, ngo arangije Koruneliyo amubwira uko marayika yamusuye n'amagambo yamubwiye. Petero ngo arangije ngo aravuga ngo aterura amagambo ngo aravuga ati, ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni. Kubera ko uko umwana w'umuntu yibwira ntabwo ari ko Imana yibwira. Twebwe nk'abana b'abantu dufite uko tubona ibintu n'Imana ifite uko ibona ibintu. Petero rero yaratunguwe kuko yari azi ko ari abahumanye, aravuga ati, menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ngo ahubwo ngo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Imana itugirire neza. Umuntu wese wubaha Imana aho yaba aherereye hose, waba uri umuzungu, waba uri umwirabura, waba uri muri Afurika, waba uri muri Amerika, aho waba uherereye hose, ngo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Nshuti muvandimwe unkurikiye, niwubaha Imana ugakora ibyo gukiranuka, Imana izakwemera kandi kwemeze n'abandi. Imana itugirire neza. Nimureke rero muri uyu mwaka 2025 twinjiyemo, twubaha Imana, dukora ibyo gukiranuka, dusenga ubutitsa, dusenga ubudasiba, kandi tugira ubuntu bwinshi. Imana izatugirira neza. Wowe nkurikiye, ni ukuri ndakwinginga kugira ngo Koruneliyo akubere urugero rwiza. Uyu muntu yaranshimishije cyane, ndavuga ngo nanjye nkwiye kwitwara gutya. Nawe rero icyama uyu mugoroba ugafata umwanzuro ukavuga ngo nkwiye kwitwara nka Koruneliyo, nanjye nkubaha Imana n'abo mu rugo rwanjye, nanjye nkagirira abantu ubuntu bwinshi, ngasiba ubutitsa budasiba, nkatitiriza Imana, nkongera ibihe byo gusenga, narangiza ngakora ibyo gukiranuka. Ukubaha Imana ugakora n'ibyo gukiranuka. Imana itugirire neza. Reka dusenge, ariko uyu mugoroba ufata umwanzuro. Reka dusenge, dushime Imana kubwira ijambo. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye. Uri Imana nziza, witwa Data wa twese, urashoboye. Mwami, turagushimye kubw'ijambo ryawe. Mugaragu wawe Koruneliyo yarakubashye, akubahana nawe mu rugo rwe, agirira abantu ubuntu bwinshi, agira abahindurira ubuzima, agira abatuma baseka kubera we. Mwami, ndetse akajya gusenga ubudasiba, arakubaha, akora ibyo gukiranuka, yirinda ikibi n'igisa nacyo. Ngo urangije ngo utuma marayika ngo uravuga ngo ubuntu bwawe n'amasengesho yawe byazamukiye ku imbere urwibutse imbere y'Imana. Natwe turakwinginze kugira ngo uduhe gukiranuka, uduhe kukubaha, uduhe gusenga, uduhe kugirira abantu ubuntu, uduhe gukora ibyiza, uduhe kwirinda ikibi n'igisa nacyo, ahubwo uduhe gukora imirimo myiza kugira ngo uzamukire ku rwibutse imbere yawe. Urakoze Mwami, duhe imbaraga, twebwe ntabwo twakishoboza. Mu izina rya Yesu Kristo, sengera abankurikiye nabo baha imbaraga kugira ngo bakubahe, bakubahishe, basenga ubudasiba, kandi bagire ubuntu, kandi bakora ibyo gukiranuka. Urakoze Mwami, turindire ubugingo, komeza utwiteho, tugirire neza, turwane intambara tuzi nizo tutazi, turinde ikibi n'umubi, kandi ukomeze wagure umurimo wawe, ugabanya abarimbuka wongera abakizwa. Abatarakumenya Mwami bahe kukumenya. Mu izina rya Yesu Kristo, abakiri mu mwijima bakuremo, bamurikire. Mwami, uyu mugoroba dusengeye abatarakwakira nk'Umwami n'Umukiza w'ubugingo bwabo, turakwinginze kugira ngo bakwakire. Mana, turindire ubugingo cyane, kandi Mwuka Wera akomeze atwagure rwose, kandi turakwinginze kugira ngo Mwuka Wera yekizire ijambo rikora icyo wagambiriye. Ibyo misenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibagure rwose, kandi bahe umugisha mu byo mukora, ubu n'iteka ryose. Naho ubutaha, bye.